Bavandimwe bakunzi bacu, uyu munsi wa none muraho neza. Ndashaka tuze kuganira uyu munsi turebere hamwe ibintu 10 bituma abashakanye batandukana. Iyi ni ingingo ikomeye cyane. Iyi ni ingingo ndetse irimo gutuma ibibazo bigenda mu muryango bikomeza kuba bibi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ku bantu bashakanye, abateganya gushaka ndetse n'abari mu rukundo batekereza kuzubaka urugo. Hari urugo ruba rwubatswe n'urukundo ariko rugasenywa n'ibintu abantu batigeze baha agaciro. Hari n'abantu babiri bashingiranwa bishimye cyane, imiryango ibari inyuma, ubukwe bukaba bwiza, amafoto akaba meza, abantu bakishima, ariko nyuma y'igihe gito ugasanga urwo rugo ruri mu bibazo bikomeye cyangwa rwamaze gutandukana. None se ikibazo ni iki? Ese urukundo rwabo rwari ikinyoma? Oya, si buri gihe. Akenshi ikibazo ntabwo gitangira umunsi umwe ngo kivuke gitunguranye. Gutandukana akenshi biba ari umusaruro w'ibintu bito byirengagijwe. Imyitwarire yakomeje kwinangirwa, amabanga yasohotse, ibiganiro byabuze, inshuti mbi, amafaranga, kutumvikana mu byerekeye ubuzima n'ibindi byinshi. Ari ibintu nshaka ko twese twibuka. Gushakana biroroshye kurusha kugumana. Gutandukana biroroshye kurusha kubaka urugo. Ubukwe bushobora kumara umunsi umwe ariko kubana neza ni umurimo wa buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bishobora gutuma abashakanye batandukana. Tubisesengure neza kugira ngo tutabimenya ari uko urugo rwamaze kugera ku musozo. Niba ukurikira ikiganiro ndagusaba gutegereza kugera ku musozo, kuko hari ibintu ushobora kuba ubona nk'ibisanzwe ariko ari byo biri gukengera buhoro buhoro urukundo rwawe. Kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi byubaka imibanire n'imiryango, niwajye ukanda subscribe, kanda like, hanyuma usangize abandi iki kiganiro. Kandi reka nkubwire ngo komantere yawe ni ingenzi. Reka dutangire uyu munsi. Gusa nkubwire ngo uhawe ikaze kuri Humura Program TV. Uri kumwe na Reverend Pasteur Nshimiye cyangwa se nyita Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Imana iguhe umugisha. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gusobanukirwa neza ni ukushaka umuntu utari uwa nyawe. Gushingiranwa n'umuntu utari uwa nyawe. Iyi ni impamvu ya mbere abantu bataramenya neza cyane. Iki ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bishobora gutuma urugo rudakomera. Hari abantu bashakana batabitewe n'uko bumva bakwiranye, ahubwo babitewe n'igitutu. Hari abashaka kubera imyaka igenda akavuga ati ngeze igihe cyo gushaka, uwo mbonye wese reka tubane. Hari ushaka kubera abantu bose bagenzi be bamaze gushaka. Hari n'ushaka kubera gutinya kuba wenyine. Hari ushaka kubera inda yatewe inda bikaba ngombwa ko ashaka. Hari n'ushaka kubera amafaranga. Hari ushaka kubera umuryango wamushyizeho igitutu. Hari ushaka umuntu kubera ubwiza gusa cyangwa kubera ubutunzi bwe, ariko atigeze yibaza niba uyu muntu ashobora kubana nawe ubuzima bwe bwose. Umuntu ashobora kuba ari mwiza, akize, afite amashuri menshi, akunzwe n'abantu benshi, ari icyamamare, ariko ntabwo bivuze ko ari we mukwiranye kubaka urugo. Gushakana n'umuntu utari uwa nyawe ni nkaho wafata inkweto nziza cyane ariko yari iz'ikirenge cyawe. Abantu bashobora kuzireba bakavuga bati mbega inkweto nziza, ariko uwazambaye niwe uzi uburyo zimubabaza. Ni nako bimeze mu rushako. Abantu bashobora kubona couple bakavuga bati mbega ukuntu basa neza, ariko imbere mu rugo haba harimo amarira, intimba no kutumvikana. Umuntu mukwiranye si we ugushimisha buri munsi gusa,
ni n'uwo ushobora gukemura ibibazo, uwo mushobora kuganira, kubabarirana, ndetse n'uwo muzasazanya. Mbere yo gushaka umuntu ukwiriye kwibaza uti, ese turasanganywe? Ndamusobanukiwe? Ese imico yacu ishobora kubana? Ese intego zacu z'ubuzima zirahuye? Ese nshobora kwakira intege nke z'uyu muntu? Ese uyu muntu nabana nawe no mu bihe bibi? Kuko urukundo rwonyine rudafite guhitamo neza rushobora kutaba ruhagije mu kubaka urugo ruramba. Iyo rero ni impamvu ya mbere ugomba kwitaho cyane. Impamvu ya kabiri, ikintu cya kabiri, twamaze kubona umuntu utari uwa nyawe. Nawe ubwawe ushobora kuba utari uwa nyawe, noneho uwumve. Nawe ubwawe ushobora kuba utari uwa nyawe, utari uwo gushyingiranwa nawe n'uwo muntu. Banza ubyumve. Twabonye umuntu utari uwa nyawe. Nawe ubwawe ushobora kuba utari uwa nyawe. Abantu benshi iyo urugo rufite ibibazo bahita bavuga bati, nahisemo umuntu mubi. Ariko ikibazo gikomeye, umuntu akwiriye kubanza akibaza ati, ese nanjye nari niteguye kubaka? Ese nanjye nari niteguye kuba umugabo cyangwa kuba umugore w'umuntu? Banza wumve. Nari niteguye kuba umugore w'umuntu? Ese njyewe ubwanjye nari niteguye kuba umugabo w'uyu muntu? Ushobora kuba warabonye umuntu mwiza ukwiye, ugukunda, ariko nawe ubwawe ukaba utari witeguye kubaka urugo. Hari umuntu ushaka gushaka ariko ataramenya kwigomwa. Hari ushaka umugore cyangwa agashaka umugabo ariko ashaka gukomeza kubaho nk'aho nta nshingano afite. Hari udashaka kubabarira, hari udashobora kwemera amakosa ye, hari ushaka ko ibintu byose bikorwa uko ashaka. Hari ushaka urukundo ariko adashaka gutanga urukundo. Hari ushaka kubahwa ariko atubaha. Hari ushaka kubwirwa ibanga ariko we akaba adashobora kubika iry'undi. Urugo ntabwo rukenera umuntu ushaka gusa, rukenera n'umuntu witeguye. Mbere yo kuvuga uti ndashaka umugabo mwiza, banza wibaze uti, ese ndi umugore mwiza? Ese niba nshaka umugabo mwiza, ndi umugore mwiza? Ese niba nshaka umugabo mwiza, ndashaka umugore wanyubaha? Banza wibaze uti, ese nanjye ndi umugabo uzi kubaha? Abantu benshi baba bashaka umufasha mwiza ariko ntibabanje kwitoza kuba umufasha mwiza. Kandi burya umuntu adashobora gutanga icyo atigeze yubaka muri we. Umuntu atanga icyo afite. Niba utazi kuganira, urugo ruzakwereka ikibazo cyawe. Niba utazi kwihangana, urugo ruzakwereka ikibazo cyawe. Niba ugira umujinya mwinshi, urugo ruzabikwereka. Niba uri umuntu wikunda cyane, urugo ruzaguhindura ikibazo kuwo mwashakanye. Niyo mpamvu mbere yo gushaka umuntu akwiriye kubanza nawe ubwe akaba umuntu ukwiriye kubana n'undi. Banza wumve. Mbere ya byose, wowe ubwawe uriteguye? Wowe ubwawe uri umuntu wakubaka? Iyo ni impamvu ya kabiri. Icya gatatu ni imyitwarire n'imico bituma mutabasha kugumana. Aha ngaha ubanze wumve. Imyitwarire yanyu, imico yanyu ishobora gutuma mudashobora kugumana. Ibi nibyo ukwiriye kubanza kumenya. Imico ni ikintu gikomeye cyane mu rushako. Hari abantu babiri bashobora gukundana cyane ariko imico yabo ikaba ituma babana bigoranye. Urugero, umwe ashobora kuba ari umuntu ukunda kuganira no kuvuga icyo atekereza, undi akaba ari umuntu ufunze umutima. Umwe ashobora kuba akunda gahunda no kugira ibintu ku murongo, undi akaba akora ibintu uko biza. Umwe ashobora gukunda gutuza, undi akaba akunda urusaku mu buzima bwo hanze. Itandukaniro ubwaryo ntabwo buri gihe ari ikibazo. Ikibazo gitangira iyo umwe adashaka kwakira cyangwa gusobanukirwa undi. Hari imyitwarire ishobora gusenya urugo. Kuvuga nabi no gutukana,
agasuzuguro, umujinya ukabije, guhora ushaka gutsinda impaka, gukunda gutegeka, kwikunda, kutemera amakosa, guhora ushyira amakosa ku wundi, gukora ibintu utitaye ku marangamutima y'uwo mwashakanye. Hari abashakanye batangira kubana bumva ko umwe agomba guhindura undi. Umugabo ati nimushaka ubundi azahinduka. Umugore nawe ati nitubana nanjye nzareka iyi myitwarire. Oya, ntugashingiranwe icyizere cyo guhindura umuntu. Shingiranwa n'umuntu ubona ko ari, hanyuma wibaze niba ushobora kubana n'uko ari, kuko hari ibintu umuntu ashobora guhindura, ariko hari n'imico igomba kwakirwa ikaganirwaho, kandi abantu bombi bagakora ku buryo babana neza. Burya reka nkubwire, nuvuga ngo uzahindura umuntu ukabona imico ye, ukabona uko ateye, ukavuga ngo uyu muntu nimushaka nzamuhindura, ibyo bintu bizakunanira kuko guhindura umuntu biragoye. Ahubwo biragusaba ngo imico ye ubanze uyimenye, numara kuyimenya muzabane uzi neza iyo mico ye, cyangwa se utarayimenya iyo mico ye ukayimenya, uzayakira uko iri, nibwo urugo rwanyu ruzaramba. Ariko nuvuga ngo uzamuhindura, ntabwo bikunda, bizagusaba ko hari ibyo wihanganira. Hari imico idahindurwa. Impamvu ya kane, ikintu cya kane, kutabika ibanga. Ibanga ni imwe mu nkingi z'icyizere mu rushako. Iyo umuntu abwiye uwo bashakanye ikintu cyimbitse, aba amuhaye umutima we, aba amweretse ahantu he h'ibanga. Ariko iyo ejo ubona uwo mwashakanye yabwiye inshuti ze, umuryango we, cyangwa yabishyize hanze, icyizere kirakomereka, kirayoyoka. Ntabwo bivuze ko abashakanye bagomba guhisha buri wese ikibazo cyose. Hari ibibazo bikomeye bisaba ubufasha bw'ubujyanama cyangwa undi muntu wizeye, ariko ikibazo ni ugufata amabanga y'urugo ukayagira inkuru ya buri wese. Uyu munsi ubwira inshuti yawe uti umugabo wanjye ameze gutya. Ejo ukabwira nyoko uti umugore wanjye yakoze gutya. Bukeye abibwira abaturanyi. Nyuma yaho wowe ushobora kubabarira uwo mwashakanye, ariko abantu bose wabibwiye bo bakomeza kukubona nabi. Hari ibanga ryo gukemura, hari n'ibanga ryo kubika. Iyo abashakanye batangiye gutinya kuvugana kubera ko bazi ko ibyo bavuze bishobora kugera hanze, urukundo rutangira gutakaza umutekano. Umuntu agomba kuvuga ati nshobora kubibwira uwo twashakanye ikintu cyose, natinya ko azagikoresha angirira nabi cyangwa se akakigeza ku bandi. Icyizere gitinda kubakwa, ariko gishobora gusenywa n'ijambo rimwe. Ibi rero nibyo ukwiye kubanza kumenya. Burya ibanga mu muryango, ibanga ku bashakanye ni ikintu gikomeye cyane. Ibanga ku bantu bashakanye ni ikintu cyo kwitondera. Ibanga ni ikintu cya mwamba w'ingenzi ugomba kubanza kumenya cyane rwose. Hanyuma ikintu cya gatanu ni ukudahuza mu mibereho. Kudahuza mu mibereho no mu ntego z'ubuzima. Urukundo ni rwiza, ariko ubuzima bwa buri munsi ubuzima bwa buri munsi buraza. Tuzarya iki? Tuzaba he? Mushaka abana bangahe? Muzakoresha muta amafaranga? Mushaka kubaho ubuzima bumeze gute? Mushaka gukorera hehe? Mufite izihe ntego? Hari abashakanye babanza gukundana, ariko ntibaganire mu buzima bashaka kubamo. Nyuma yo gushakana, umwe ati njye ndashaka kujya kuba mu kindi gihugu. Undi ati njye sinshaka kuva hano. Umwe ati ndashaka kubaka inzu vuba. Undi ati njye ndashaka kubanza gukora business. Umwe ashaka gukoresha amafaranga, undi ashaka kuzigama buri mafaranga. Aha niho imvururu zitangirira. Ntabwo ari ngombwa ko abashakanye batekereza kimwe kuri buri kintu, oya, ariko ni ngombwa kugira icyerekezo rusange no kumenya aho mutumvikanye kugira ngo mubiganireho.
urugo rusa n'ubwato. Niba umwe atera icyerekezo iburasirazuba undi agatera iburengerazuba, ubwato ntibuzagera aho bugana ndetse buzabura icyerekezo. Mugomba kwibaza muti turashaka kugera he nk'umuryango? Iyo mufite igisubizo kimwe cyangwa mwumvikanye ku gisubizo, niyo mwahura n'ibibazo muba mufite aho mushingiye. Banza wumve neza. Ahangaha rero birasaba ko abantu bahuza, ndetse kandi ibi ngibi bituma umuryango urushaho kugenda utera imbere. Ikintu cya gatandatu nacyo ni ikintu cyo kwitondera cyane rwose, kutagenzura ibyo ubona. Banza wumve, kutagenzura ibyo ubona n'ibyo winjiza mu mutima wawe. Ibyo tubona buri munsi bishobora kugira ingaruka mu bitekerezo byacu no mu mibanire yacu. Hari umuntu ushobora kumara umunsi wose areba abantu batandukanye, ubuzima bwabo ku mbuga nkoranyambaga, amashusho, ibiganiro cyangwa ibindi bintu, hanyuma agatangira kubigereranya n'uwo bashakanye n'ibyo abona. Akagira ati reba umugabo uriya ukuntu ameze, cyangwa ati reba uriya mugore ukuntu ameze. Buhoro buhoro agatangira kubona uwo babana nk'aho adahagije. Ikibazo ni uko akenshi ibyo tubona hanze atari ubuzima bwose buba bumeze. Abantu bashyira hanze inseko zabo, ariko ntibashyire hanze amarira yabo. Bashyira hanze impano bahawe, ariko ntiberekane intambara bahuye nazo bazibona. Bashyira hanze amafoto meza, ariko ntiberekana ibibazo byo mu ngo. Iyo utagenzura ibyo ureba n'ibyo wemera winjiza mu mutima wawe, ushobora gutangira kuzungura umugisha uri mu rugo rwawe. Hari ibintu bigomba kugira imipaka. Ntabwo buri kintu ubona ugomba gukomeza kukireba. Ntabwo buri muntu ugushimisha ugomba gukomeza kumukurikirana. Ntabwo buri kigereranyo ugomba kucyemera. Rinda amaso yawe, rinda ibitekerezo byawe, kandi urinde umutima wawe, kuko ibyo uhora ugaburira umutima wawe amaherezo bishobora guhindura uko ubona uwo mwashakanye. Icya karindwi, kutaganira. Ikiganiro iki ni ikintu cyangiza ingo nyinshi cyane. Abantu babiri bashobora kubana mu nzu imwe, bakaryamana ku buriri bumwe, kurya ku meza amwe, ariko batakivugana by'ukuri. Bavugana gusa bati amafaranga y'ishuri yarishyuwe, waje ryari, ibiryo birahari, abana bameze bate, ariko nta muntu ukibaza undi ati uyu munsi umeze ute mu mutima? Hari ikikuremereye? Hari aho nakubabaje? Twakemura dute ikibazo dufite? Kutaganira ntabwo kutavuga gusa. Hari n'abavugana ariko ntibumvikane. Umwe aba ategereje ko undi aceceka, undi ngo amusubize. Umwe aba ashaka gutsinda, ntabwo aba ashaka kumva. Ibiganiro byiza bisaba kumva, kutihutira gucira undi urubanza, kuvuga ukuri mu bwitonzi, gusaba igisubizo aho gushaka gutsinda. Iyo ikibazo kitaganiriweho ntabwo kiba kibuze, akenshi kiba gicecetse kikagenda gikura. Hari igihe umuntu aceceka ati reka mbireke, ariko ejo akongera kubabarira, ejo bundi akongera kubabarira, hashira imyaka agaturika, nuko abantu bakavuga bati batandukanye bitunguranye. Oya, akenshi ntabwo biba bitunguranye, biba ari ibibazo byinshi byakeshejwe imyaka. Icya munani, kudasobanura urugwiro n'uburyo buri wese yumva urukundo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ahangaha ni ukudahuza urugwiro. Urukundo ntirugaragazwa n'umuntu wese kimwe. Hari umuntu yumva akunzwe iyo abwiwe amagambo meza, undi akumva akunzwe iyo mufatanya umwanya, undi akumva akunzwe iyo afashijwe, undi akumva akunzwe iyo yitaweho, undi akumva akunzwe iyo agaragarizwa urugwiro n'ubwuzu.
Ikibazo kivuka iyo umwe atazi uburyo mugenzi we yumva urukundo. Umugabo ashobora kuba akora cyane kugira ngo atunge umuryango, akumva ati ibi byose mbikora kubera ko nkunda umugore wanjye, ariko umugore we akaba akenera umwanya wo kuganira nawe. Umugore ashobora guteka neza, gukora isuku no kwita ku rugo, yumva ko arimo kugaragaza urukundo, ariko umugabo akaba akeneye amagambo yo kumushimira no kumwereka ko akunzwe. Bombi baba bafite urukundo, ariko baba batari kuvugana mu rurimi mugenzi we yumva. Niyo mpamvu abashakanye bagomba kwiga kubaza bati, ni iki gituma wumva ukunzwe? Ni iki nagabanya kikareka kugukomeretsa? Ni iki nakora cyatuma wumva mwitayeho? Urugwiro ruragaburirwa, urukundo ruragaragazwa, kwita ku wundi ni ikintu gihora gikorerwa. Iyo abashakanye barekeye aho kwitanaho no gukundana nk'abakunzi, bagasigara ari abantu basangiriza ubusa, urugo rushobora gutangira gukonja. Ibi rero nibyo ukwiye kubanza kumenya. Icya cyenda, inshuti mbi. Inshuti zishobora kubaka urugo cyangwa zikarusenya. Hari inshuti ikubwira iti nimugumane ariko muganire. Hari n'inshuti ikubwira iti oya njye sinakwihanganira ibyo. Hari inshuti ishaka ko urugo rwawe rukomera. Hari n'inshuti ikunda kumva inkuru z'ibibazo mu rugo rwawe. Hari abantu badashaka kubona wishimye kuko ibyishimo byawe bibavutsa ibyo babuze. Ntabwo inshuti mbi ari umuntu ugutuka gusa. Inshuti mbi ishobora kuba ari umuntu uhora aguha inama zisenya urugo rwawe. Umugore akagira inshuti imubwira buri gihe iti ntukemere na gato, mwereke ko nawe uhari. Umugabo akagira inshuti imubwira iti ntukemere gutegekwa n'umugore. Buhoro buhoro abashakanye bakava mu gukemura ibibazo nk'abantu bakundana, bagatangira kubaho nk'abarwanira gutsinda. Shyira impaka hasi, shyira impaka ku nshuti, ntukazishinge. Ntabwo buri nshuti igomba kumenya byose ku rugo rwawe, kandi umuntu ukwiriye kuba umujyanama wawe mu bibazo by'urugo akwiriye kuba umuntu ushaka ko urugo rwawe rukomera, atari umuntu ushaka kubona utandukana. Inshuti nyayo ntabwo izana umuriro mu rugo rwawe, ahubwo igufasha kuwuzimya. Icya cumi, imitungo n'amafaranga. Amafaranga ni kimwe mu bintu bishobora gutera amakimbirane akomeye ku bashakanye. Hari abashakanye batandukanye kubera kubura amafaranga, hari abatandukana kubera amafaranga menshi, hari abatandukana kubera ko umwe akora cyane kurusha undi, hari abatandukana kubera imyenda, hari abatandukana kubera umutungo w'umuryango, hari n'abatandukana kubera ko umwe ahisha undi amafaranga. Ikibazo si amafaranga gusa, akenshi ikibazo ni uko abashakanye bayafata kandi uko bayaganiraho. Iyo umwe yinjiza amafaranga ariko undi atazi ahajya, icyizere gishobora kugabanuka. Iyo umwe akoresha amafaranga yose atabanje kugisha undi inama, havuka ikibazo. Iyo umutungo uhindutse ikintu cyo gupimisha uw'agaciro kurusha undi, urugo rurakomereka. Abashakanye bagomba kumva ko amafaranga ari igikoresho cyo kubaka ubuzima, ntabwo ari ayagomba kubayobora. Muganire ku mafaranga, mumenye ibyo mwunguka, mumenye ibyo mukoresha, mushyireho intego, muganire ku myenda, mube inyangamugayo, kandi mwibuke ko urugo rukomeye rutubakwa gusa n'umuntu winjiza amafaranga menshi, ahubwo rwubakwa n'abantu bazi uko bafatanya no gufata ibyemezo. Rero ibi nibyo ukwiriye kubanza kumenya no kuza gusobanukirwa neza cyane kugira ngo urugo rwawe ruze komeza kubana nawe. Ibi bintu rero 10 ugomba kubyitaho ndetse cyane ukabizirikana ikintu ku kindi, kugira ngo urugo rwawe rukomeze kubana
kubakwa neza kandi umuryango wawe uze gutungana neza cyane. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere kora subscribe, like, share, commentaire yawe giterekemo kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza cyane. Ndagukunda kandi nkwifuriza umugisha, mugire urugo rwiza. Imiryango myinshi imaze gusenyuka, ingo nyinshi ziri muri divorce, ibyamamare biri muri divorce, abantu bagiye batandukanye barimo kugenda basenya umuryango aho kugira ngo bakomeze gutera imbere, ndetse bigatuma urubyiruko rugenda rutinya kuza kubaka umuryango. Amahoro y'Imana aze kubana nawe, ndagukunda cyane. Shalom shalom.